Ndongeye ndagusuje twatangiranye inkuru y'ubuzima bwanjye yitwa inkovu. Reka nkwibarize, ese ari inkovu n'icyateye inkovu niki gifite igisobanuro? Utaransubiza reka nkwibutse ko inkovu iza kubera impamvu, ariko icyateye inkovu cyo kikaba impamvu nyamukuru, kandi impamvu nyamukuru iruta impamvu. Ubushize duherukana Vincent, umugabo wa mama, ari mu rukiko arimo kuburana ku rubanza rwo gukubita no gukomeretsa bigamije kwica. Ibyo bikaba byari byarabaye mbere y'ukwezi n'iminsi 7, aho Vincent yari afunze akekwaho gusagarira Karimu ndetse no kumukomeretsa. Niba ubyibuka neza mu gice cy'ubushize cya 6, umucamanza yari agiye kuvuga nyuma y'uko ibimenyetso simusiga byari byabuze, maze twumva umuntu aravuze ngo muwe muretse. Reka nkwibutse gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo ujye uba uwa mbere mu bikorwa byacu. Inkuru ni inkovu, igice cya 7, muhaye ikaze. Uwo mugabo wari winjiye yahise avuga ati, mwabana mwe nimugashake kuzimanganya ibimenyetso ngo umuntu arenganywe murebera. Ese ko abakabari bari barimo gafite kamera, mwibutse gusaba amashusho ngo murebe uko byagenze? Abari aho bose bati, ese koko wa mugani kuki mutabikoze? Nuko abaravuze ngo njyewe sindi bwivuge kubw'umutekano wanjye, ni nayo mpamvu mutari kubasha kumbona mu maso. Nuko abafashe flash ayihereza umucamanza, aramubwira ngo ngaho namwe murebe izo video murahita mworoherwa mu rubanza. Nuko baba bashyize kuri projector. Mu by'ukuri twese twaratunguye kuko kuri iyo flash hari hariho video zitandukanye. Iya mbere yagaragazaga Vincent arimo kunywa itabi n'inzoga nyinshi. Mu by'ukuri ntitwari tuzi yuko anywa itabi. Mama yahise amera nk'umuntu ucanganyikiwe. Video ya kabiri yagaragazaga ko ubwo Vincent yavaga kunywa itabi, yaraje ageze aho yasize mama asanga hari umugabo bari bari kumwe ari we Karimu. Nuko Vincent arisaza byatari, ashaka kurwana, maze Karimu akajya amuhunga. Buriya iyo umuntu arimo kuguhunga ugakomeza umukurikirana, ni wowe uba uri mu makosa. Twakomeje kuyireba kugeza aho Vincent yakubise Karimu wahoze akundana na mama, bagatandukanywa nuko we yari yaragiye kwiga mu mahanga. Nyuma yo kureba iyo video, byabaye ngombwa ko umucamanza avuga ko urubanza ruzasomwa bukeye bwaho. Mama yasaga nk'ushaka kwegera Vincent ngo basi amnamusuhuze, maze abashinzwe umutekano bakamubuza kumwegera. Vincent we byasaga nkaho ntacyo bimubwiye, adashaka no kwikoza mama na gato. Nanjye numwishe namwegera nkamubwira ko yaduha ku mafaranga, ariko nibuka ko yahita ambwira nabi kuko sinigeze na rimwe mwiyumvamo, kandi nawe yarabizi ko ntamukunda. Byaranze turataha, ariko kuva aho nabereye nabonye mama arimo kurira, ubona ko bimuvuye ku mutima. Twaratashye, nanone ubuzima bukomeza kuba bwa bundi. Bukeye tujya mu rubanza tugiye kumva imyanzuro y'urubanza. Maze umucamanza ati, dushingiye ku bimenyetso byatanzwe bikagaragaza ko Vincent yakubise akanakomeretsa Karimu ku bushake, akabikorana ubukana buhambaye agamije no kuba yanamwica. Twe nk'abacamanza mu bubasha duhabwa n'itegeko nshinga, duhanishije Vincent igifungo cy'imyaka 7 ndetse n'izahabu ya miliyoni 3 n'indishyi y'akababaro ingana na miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Abari aho bose bakoma mu mashyi, maze njye na mama amarira atubana menshi. Mu by'ukuri nubwo Vincent atari umuntu mwiza, ariko yatwitagaho akaduha byose twifuza kuko yakundaga mama byahatari. Nanone nubwo mama nawe atari afite imico myiza, ariko pe yari mwiza kuko n'abagabo baramurwaniraga pe. Vincent bahise bamutwara agenda nta n'ikintu avugishije mama, gusa yavuze ijambo rimwe gusa. Ihamagaye Karimu mu izina, amubwira n'ijwi rirenga ngo iyo mbimenya ko uzanteza ingaru, iyo mbimenya ko uzanteza ingaru nkakwica ukamvira mu nzira. Twese twahise twikanga bitewe n'ubukana yari abivuganyemo. Burya koko nyakibi ntirara bushyitsi. Ukuntu Vincent yagaragaraga nk'umuntu utandukanye, ariko imyitwarire ye ntabwo yari myiza pe.
twaratashye noneho guhangayika biba biratangiye, tubura epfo na ruguru, abaturanyi baratwanga bigera n'aho batangira kuvuga ngo mama niwe wagize uruhare mu iyicwa rya papa. Mama yacaho bakamuryanirana inzara, nawe atangira kuba igicibwa. Nyuma y'urupfu rwa papa, mama yatangiye kujya yihenura ku bantu, atangira kujya yirya atikoza inshuti ze, n'ubitewe n'uko ngo yari yabonye umugabo ukize. Nuko tubaho ntawe udusura, nta naho tujya ngo badufungurire, bitangira kunshanga kuko nahise niheba bitagira urugero pe. Gusa nubwo papa yari umukene, yari yarizigamye ahantu maze bakajya baduha ku dufaranga uko ukwezi kwashiraga, nubwo twari duke, ngo burya ubusa buruta ubusabusa. Hashize amezi 3 Vincent afunzwe, byaje kugera aho mama atangira kugezana abagabo benshi mu rugo batandukanye, akaryamana nabo bakamwishyura, atangira kubikora nk'akazi. Nabibona ukuntu mama ari gutanga amagara ngo tubeho bikambabaza, gusa harabazaga bakamusigira amafaranga menshi pe. Gusa ibyinshi bivuye mu nzira zitari zo, nta muco wabyo pe. Rimwe rero haje kuza umugabo, mbona mama arimo kumusubizayo, nkumva barimo gutongana, mama akamubwira ngo mva mu maso vuba, undi nawe akamusaba imbabazi amubwira ngo erega nanjye nta kindi nari gukora kuko nanjye ndagukunda. Rero sinari kubona ikigabo nka kiriya cyari cyarakwigaruriye bagifunze, nkabona benda kugifungura ngo sinzane ibimenyetso bigifungisha, kandi nukuri urabizi ndagukunda mugore mwiza. Mama nkabona arimo kurira aryamye mu gituza cy'uwo mugabo, akanamukubita igipfunsi ku gatuza amubaza impamvu yatumye afungisha umugabo we Vincent. Ngiye kumva numva mama aravuze ngo ese ubundi koko kwica papa Ange ntibyari biguhagije ku buryo wafungisha na Vincent? Muri ako kanya nabuze imbaraga, numva meze umwuka, ndirukanka njya mu cyumba, mburaburira, mbura epfo mbura ruguru, mbura byose, mbura mu cyo mfata n'icyo ndeka, mera nk'igipupe nicara ku buriri, mera umwuka, mera nk'uhwereye. Nkimara kumva nyamugabo arimo kwisobanura ukuntu yakundaga mama, ariko bikaba ngombwa ko yivugana papa kugira ngo atsindire mama. Muri ako kanya mama yaramubajije ngo ese ubundi wabigenje gute ko yahise apfa byoroshye? Nuko nyamugabo amutekereza uko byose byagenze, burya papa wanjye yarishwe pe. Nyamugabo ngo yabigambanye na mama ko papa agomba gupfa, maze ngo yatumijeho papa ahantu ngo bahure baganire ku bijyanye n'akazi yari yamuboneye, ngo amubwire n'igihe cyo gugatangirira. Nuko papa nawe araza n'umutima mwiza, hageze asanga abandi bantu batandukanye n'uwo mugabo bari bavuganye, bagombaga guhura mu rukerera rwa kare, maze papa nawe aragenda kuko yumvaga yakora akazi akariko kose ariko tukabaho neza. Nibwo yagiye agahura n'abasore yatumweho, maze bakamufata bakamujyana ahantu mu kizu bakamurara nayo. Ari nayo mpamvu ijoro ribanziriza urupfu rwe ataraye mu rugo, ngo bamuteye ubwoba ko natemera ibyo bagiye kumuha ngo anywe bari bwice umukobwa we. Butewe n'uburyo yankundaga arabyemera, nubwo ngo yabanje kubananiza bikomeye, babanje kumunywesha inzoga nyinshi cyane arasinda byatari. Barangije mu icupa rya nyuma bamushyiriramo ibimurangiza, maze baramunywesha kuko yari yasinze kugeza aho atabashaga guhaguruka ngo agende. Bidatinze papa yahise ashyiramo umwuka, bamushyira hafi y'ishyamba ryo mu rugo nanone mu rukerera. Ari nabwo icyo gihe nabyutse nkabona mama asa n'uwataye umutwe arimo kuvugira kuri telefone, kumbi ngo bari bamuhamagaye kuri telefone ya papa bamubwira ko yapfuye. Mama nawe si ugukina ikinamico, yiva inyuma, ndetse bisa nkaho bimutunguye kandi n'ubundi yari yabipanze n'uwo mugabo. Icyumba naryamagamo cyari cyegeranye n'icyo mama yararagamo. Icyo gihe numvise byinshi, umutima wanjye numva urahagaze neza neza.
ubwo bombi baganiraga numvaga babigize urwenya, wumva ko nta n'ikintu byari bibatwaye. Nuko mama amubaza aho yakuye ibimenyetso bishinja Vincent. Akibimubaza mpita nibuka umugabo waje mu rukiko agafata flash iriho video, mpita menya ko n'ifunga rya Vincent hari uwabigizemo uruhari. Uwo mugabo yahise abwira mama ngo erega ibyo wibyitaho n'ubundi bamutwaye ntazagaruka vuba, kandi najya no kuza nzongera nshake uburyo aba atinzemo gake. Mpita numva ko habayemo ubugambanyi. Naho muri ako kanya wa mugabo yitabye telefone ati bite sha Karim we ko umamagaye bigenze bitese? Sinamenye icyo uwo Karimu yavuze, ariko uwo mugabo yahise amubwira ngo uze kuza guca mu rugo nkuhe sheke yawe kandi warakoze, wabyitwayemo neza uko twari twabipanze niko wabikoze pe. Mpita menya ko kuza kwa Karimu mu kabari byari bifite umugambi, ndetse ari nayo mpamvu yemeye agakubika kugira ngo afungishe Vincent. Nubwo nakubwiye ko Karimu yakundanyeho na mama, sibyo, ahubwo uwo mugabo niwe wakundanyeho na mama. Bahise bajya mu byabo, sinakubwira hasi hejuru barishimana karahava. Mama akamubwira ngo ubundi umugabo ni wowe, nubwo wabonye Alex apfuye ugahita ugenda. Umugabo nawe amusubiza ko muri Kenya bahise bamuhamagara ko hari ibyo agomba kujya kurangizayo. Iminsi yaricumye, nyamugabo aba nyir'urugo ibirangira yigaruriye uburyamo bwa papa. Yaramfashe anjyana mu ishuri, biza kumpira ndiga neza nkajya ntsinda neza ibizamini, mbese ntangira kwigarurira icyizere, nongera kumva mbayeho pe. Nyuma y'imyaka 3 nagiye mu wa 6 w'amashuri abanza, ngira n'umugisha ndatsinda, njya kwiga mu kigo nkiga mbamo. Nagiye mu mashuri yisumbuye maze kubamo inkumi ho gake, aho aba bahungu bose batangiye kumbera ibigeragezo, buri wese ashaka ko dukundana. Gusa nari umwana ku buryo nirindaga aho nahurira n'umuhungu, numvaga ko igihe kitaragera ko nikigera nzagira umuhungu dukundana. Gusa sinifuzaga kuzakundana n'umuhungu ameze nka papa maze akazambera umubyeyi. Nubwo ku myaka yanjye 13 nari nkiri muto, ariko amatwi yanjye n'amaso yanjye byari byarumvise binabona byinshi, ku buryo ntawe ari kumbeshya beshya ngo abe yankoresha icyaha. Nakomeje kwiga neza nkajya nahana amanota meza, nuko najya gutaha umugabo wa mama akaza kuntwara ku ishuri mu modoka nziza, nanjye bikanshimisha. Gusa nkigera mu wa mbere segonderi, umugabo wa mama yanjyanye ku ishuri bwa mbere, angejejeyo aransoma arambwira ngo uzige neza nzagukumbura. Byarancanze nkibaza ukuntu umuntu w'umugabo mukuru afata umwana nkanjye akansoma, birancanga pe. Gusa sinabyitayeho, nagiye mu kigo ndiga nshyizeho umwete. Ku munsi wo gusura nkajya kubona nkabona wa mugabo wa mama aje kunsura, anzaniye ibintu byinshi cyane. Yajya kubima akabanza kunshyira mu modoka, akansomagura, akankorakora. Bwa mbere nibwo umuntu yankoze ku mabere ndetse no ku gitsina. Sinkubeshya agahinda karanyishe, kuko yabinkurishije ku ngufu. Ngiye gusohoka mu modoka, kuko imodoka itabonaga mu birahure, arambwira ngo uzagira ubibwira nzagushyiraho nashyize so. Ubwoba bwaranyishe nanjye ndyumaho. Burya koko nawe ukira asongwa pe. Ibyo bintu yankoreye byarambabaje, kuko bwari ubwa mbere bimbayeho. Reka nsoreze aha igice cya 7, tuzahure mu gice cya 8, ari nacyo cya nyuma. Nkwijeje ko harimo byinshi uzamenya bisoza inkuru yanjye. Wibuke gukora subscribe, like, comment na share. Ndagukunda cyane.